Hey, ye dora gashya, dora umuganga uvura abandi nibakoremo. Na wundi ni buganga Kivumbi. Waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira: igifu, umwijima, amibe, kwikinisha, kurangiza vuba, abagore babuze imihango, umugongo udakira, umwingo, kubyimba amaguru, amarozi y'amahuhirano. Ese wa mugore waba warazinzwe ntubimenye? Igisubizo nta kindi, gana muganga Kivumbi. Ukeneye ubundi busobanuro, hamagara nimero ziri kuri screen yawe. None se we nagushonje ko ikibazo wenda ari wowe? Njyewe riga njye nta kibazo nanakwihangana nubwo nshonje cyane, ahubwo ikibazo niwe inzara afite aje ari kuntakira ngarashonje ndavuga Imana ishobora byose, byanjye birarangiye kandi namubwiye ngo agenda yacunga. bisubira genda gute? Niba yanabaye amafaranga kare niyo mwateka kano kanya nkamubwira ko mwakirejwe n'ibiki ngo byoroshye. Nese uramfasha iki? Ese ndagufasha iki kuko mama yanjye Sha nyambo tekereza mubwire se ko ntashaka ko tuba turi hano tujya. mubwire gutyo mugenda. Ikibazo se n'undi aragaruka asanga ntabihari. Batarategura neza. Ako basi umuntu arabatekereje icyo gukora. Umva ntacyo reka ngiye mu mujishe wenda naza nakora ko nabona amafaranga ngiye yakohereza ugahaha. Sha waba ukoze berise icyo usaba byemera kamujishe we genda muzi. Sheri baranyica none. Shangiza Imana ndakubona. Nikibitese? Isawa. Bimeze neza? Kumva mubwire. Umbura ukanguriza amafaranga. Ibaze natumye nsabi guhaha amafaranga arayata kandi brazanye na sherewe. Muguriza amafaranga. Mbabarira nokuri. Ubu noneho nawe ufite ikibazo. Mana yanjye ishobora byose nese ubu nshaka gutakambira ntacyo mfite. Miki ejo bundi nangerega naje gutakambira mfite ikibazo. Kose devo uburukira nanga ari ikibazo. Ntago ari ikibazo. Basi ni ikibazo. Ntago abona gukunda nari imeze. Ni ikibazo basi ngabasinguriza. Oya nyine banza wumve ntimukajye mubona umuntu okay. We nakubwiye ikibazo cyanjye ngo ngakugikemura. None wowe ugize ikibazo uza kumbwira ngo ngikemure kandi reba ukuntu none uri murantera mu nge ntabwo naguteye impuhwe. Basi mfasha. Nukuri banyica. Ariko nanjye wibuke ko nagusabye imbabazi ngo ufashe ukanga. Ako Miki urabona ko duturanye gutya mu gipangu nirirwa nkubona uncaho nutuye suime nayo maguru ameze gutyo. Warangiza ukambwira ngo nta kibazo nari mfite. N'ubwo ahubwo ndagifite. Basi mbabarira. Ndakwinginze. Ushaka ngaye subone? Ayubona yose. Basi niyo bya 15 cyangwa 20. Agasa n'imibyizi 3 ku munsi motari ndahiye. Sha ihangane basigirira nge n'ukuri baranyica. Cyakora kubera ko nanjye mfite principe ivuga ngo icyo nshaka magomba kukigeraho sibyo. Niba wumva yuko nini yaguhereza ugenda uyahereza uwo muntu wawe sinzi uko byagenze numara gukora service zawe nanjye uzonyamurira ikibazo. Nta kibazo. Reka kuva cyagenda cyafite ikibazo. Nyine we yame bro nagenda ndaza. Neza gato ari kuvuga. Singera mu rugo. Mbere yuko ngira ikintu kintu ndumva shosha. Kurya ahubwo none urashyushye pe. Aretse tukajya nk'ahantu kurirayo hari akayaga hari ibintu bikonje ntago bushyuri kubwumva. Ndande bugumva ariko se tuva tutari nko batetse. Tujye kurira ahandi hantu. Nta batetse ariko uko nawe kumbuye ibiryo byo muri restaurant. Oya. Okay, dushobora kugenda tujye kurya nk'agafi ku cyangwa se kuko ari kutuvanga turi. Ntabwo ibiryo byo muri restaurant byamaze sibyo? Kire turaka byinshi nta kibazo ngo. Hanyuma nzajye gufata bazaje kubyarura ryari kubiteka iyo fi ryari bayiteke ryari. Ntabwo bararura. Bararura n'igi nawe Mikari. Namahirije amafaranga kari cyane bagomba guteka n'ikize cyatumye batararura. Twagenda hanze pe twajya nyine kubaza munani twajya kurirya hari na restaurant. Icyo si ikibazo ndashonje kurya utabyumva rero kuvanga nkajya muri restaurant gukomandikira ibiryo bakajya kumara amasaha n'amasaha batarabizana ntaba nashize mu
Suko ngiye maze nk'imisi nk'itatu nari. Bigashira restaurant ziba zitetse ibiryo ugasanga bihiye bidasaba gutanga komande. Urwo rugendo rwo kujyayo. Miki uri seri asendi seri we yame bro nagenda ndaza. Miki aya mafaranga ni imisi 3 nirirwa kuzuba nirukanga nananyagirwa motari. Nyine ndabizi bazi. Uramukukinnye ku mafaranga yanjye ibintu turabipfa. Nyine we yame none bro nagenda yitanze. Uretuza hano dukwakwaye. Nta kibazo. We ntugire ikibazo. Miki ko wise ubyemera none uko uhise ubyemera bise birimo birantera ikibazo ko ushobora kuba. Uyobe bro kunameze nkimubwira ngo amafaranga yabuze imigeri amajido ingumi nahita mbirya. Neza ujya nkubitwe sinakemera ibyo ushaka biguha ariko ikibazo nkagikemura. Miki urabima. Ndabiguha pe. Ndabiguha ngaho yame. Ndabiguha yame. Nukuri ntabwo nkubeshya. Ntabwo nshaka kubitwa amasaha ubuse kunungana ndo kubitwa. Miki aya mafaranga aba yamvunye ntukine nayo ndakwiye. Ndabizi we ndabiguha. Niba udashaka kubona ukuntu njya mba muntu mubi nkabishitani nkabidayimoni. Sinkubwiye ngo ndayaguha de ngenda yaguha. Nako ndabiguha. Nse ndayaguha ndabanyakuye. Ndabiguha. Ibyo ushaka. Ibaze ko ari nayo nari ubundi nguhe 10 cyangwa oya gira gutya 15 numve ngo nibintu ngiye guhasinzi ko bivamo ariko ndiyandana ngende nguri igice kuri biri bintu byose ngiye guhaha ndaje sibyo ubu ngubu nakazi ndagasubitse nyine naki aragenda ryari mukanya nyine ngiye kubaga ubwo urumva ko ngiye kwitanya guhaha nze duteke niba amara kurya arahita agenda nawe nakafendi nyine biratwara iminota ingahe kugira ngo mbe nitunganya nkora no dupompaje nk'amasaha 2 pompaje isaha kurya Miki ngiye gusubira mu nzu ninkora pompaje z'ubusukambeshye asenda kubeshya icyaye amafaranga nana yakwishyuranya kwe ko bizingengira akazi agiye sawa urakoze kandi Miki ndagutegereje ndagufatishije iyo nyakasenkane nari kuyaguha cyo naguhize sha nibyo bigura mutasubira mu nzu Suti kiye kibazo urumva udashaka kuri hano ndashyushya hano hano okay tujye mu cyumba ncane vandraterize surarira mu cyumba nera mu cyumba zifite amameza ya office ngama nshaka no kujya kwerekana n'ahandi hantu kanton tuje umbwira ngo ntabwo tuje umbwira ngo kumbiye mu rugo kumbiye kubona abamigana abandi umaze kumubona se muraganira Shinabwo nzi ko ashyushye gutya pe. Kamaze nzana ibiryo turya nawe. Cyeko abiri. Chere. Ndashonje bwo kurya n'ubuzaniho. Turikumvikana. Kamaze n'iryo hanyuma tujye mu byo ushaka byose. Cyangwa ubugiyeyo nimba bumva ushuri hano mbaze ryige ndaje. Sishirwa nagwa faranga. Ndashonje cyane. Miki Asuta kuri iki kintu isu. Mbaze ko numvaga ncuye cyane cyangwa mbanze noge. Ariko ndashonje cyane kamaze. Banza ukureba imyenda banze noge. Reka mbanze ngenda ndumva uziko n'amasazi ari kureba. Kureba ari bikeze mbere bike. Nyine wowe n'ibyo wasanga ari gatari inzara ari umunaniro ubanje ugakaraba koga amazi konje ukajya kujya Sir Miki Karame bro Bite nakubwiye ngo bigiye kuboneka ari kubishyira mu masorori Naho mbikugira ngaho mwaje gutunganya beza harabura gato nyine hatinze iki nyine n'iki cyabatindije nyine gaze yari yagizeho ikibazo ariko bigiye kuboneka arimo arashyira mu masorori namba baramugira n'amakara mufite bro nukumbabarira nyine nagizeho burangare buto mbizongera sibyo ntabwo imanye nkuyamagarikanye kubira mutunganya meza ugomba kubikora kona bikubwiye mbare kabiri byageze ku meza nta kibazo asonga manishobora byose we baranyishe Mwana we nsabi mba nakubwiye kutumva kwa undi subaye amafaranga n'undi niyo naha naga iminota 5 byabihiye so ndabigenda Miki bwira nsabaze mutume fanta kwanza nta kibazo reka nze mubwire yagiye zone ko nawe nabone ari mu gikoni
Wesa! Sara! Kumva ko gazi irimo irasakuza. Mubwira ze mutumva. Anze mubwire. Mana yanjye. Suwe, nundi amafaranga niyo naha ntabwo byabihiye. Mana barangije ibyo nigize. Mana ishobora zunda kuri. Nundi njyagiye kuntimbura nsaba arahita mwirukana. Yemwe. Yemwe. Murabo. Uraboneza. Mukomere cyane. Komera nawe. Kanze turi kuvugana. Uretse gushaka? Twebwe. Cyangwa ni bari kugenda. Asisimwe muri babiri. Harabo tuzi se? Oya. Ariko buryo abantu benshi baratwishimira iyo batubonye gutyo mu muhanda. Bishimira urukundo rwacu. Urabona ko tuberanye. Ahubwo se nawe urabona tuberanye. Ahubwo mwe hari ukuntu bavugaga ngo nguno munsi mwiza w'abavandimwe bacu hifuje kurushinga tubifurije umugisha. Urabona ko tubonye umuntu uzaturirimba mu bukwe? Haririmba byoroshye ahubwo. none sira kora hanga ndumvuze no kuri. mukomere cyane. Tuzagutumira igihe cyo kurushinga. Muzarushinge pe. So rero twari turi kwihuta. Oya mwe kwihuta kandi ndi kubaganiza. Nuzi nibiki? Nganiza iki se none? Icyo nshaka kubabwira naho nabona ukuntu mbivuga mw'abantu mwe. Kandi ushaka kubivuga? Ariko yibuze ngo yaramuremye ngo irangije ngo amahano n'umutima w'ubwenge bwo kugira ngo aje arareba ababaye ndetse n'abantu bose babayeho nabi ngo agire ngica gishiraho ngo guitafari ngo ubuzima bwabo. Ariko kangende mubwiza ukuri n'ubundi nankubita sindi bupfe nansabe bahita bamwirukana ko namenya ko nakomeza kumukinisha nanyica guse nanone ko nari guzikira. Wesa! Karame ari nakwaraje. Mubwira zangaje kuzarafa. Tapfuye byanjye birabaye. Suko ko nsabire ibintu giye kumurera. Ariko reka ngende tu se kari bunyice. Imana uze kuhaba. Muzagiza ngamu mutarahica. Mubwira zenge kuzana fatu nabo bandura basi. Aranje ko Ndashonje pe. Ukora ikintu ushaka kubwira. Uzi? Rero nze kumubita. Sinzi? Nze kumubita. Cyo mubwira. Nyambo. Wambwiye. Nanyambari muri ibyo bibazo byawe se byo kutazaho. Miki mubyo ukina nabyo mubyo utinyuka gukinisha udatuma ngutura umujinya mvanye telefone sibyo? Turugenda ushaka kumbwira icyo uratwite? Basi kuki ntabwo wakoze iki kiri gutuma umbwira ngo sinzi ubu? Bese bamubwiye. Ntawe ndaja kure. Ari umubyeyi muri Bibiliya ubagamo nkundaga cyane witwaga ngo ni Tabita. Tabita agizanga muri imihanda gukora iki? Nitwe ushaka Tabita. Ndi kugira ku musozo. Ngo Tabita ngo yadoderaga ngo abantu batishoboye ngo imipira. Akabafubika ku buntu. Avuga ati niba ufite imbeho uze mwihera ikoti. Uko ufite imbeho uze mwihera ikoti. Noneho ngo Tabita ngo agera igihe imyaka ze biranga Tabita yitaba Imana. Arapfa. Witwa Tabita? No. Gusa reka tumwumve. Cyangwa niryo basigaye baragwimbye muri karitsiye. Oya ntabwo nitwa Tabita, reka tumwumve. Noneho Tabita abantu yadoderaga imyenda bararira. Bararacana agahinda karabica. Babwira Imana ngo Mana noneho ko wari uzi ko umuntu atudoderaga imipira tukaba tudicwaga n'imbeho ubu mujanye hehe koko?
uzi ko kubera amasengesho y'abantu bavuze bati uwo muntu yatugiriraga neza nawe mugwaneho uzi ko tabita yazutse mbivugiye iki muri babiri uri kubona mufite ubushobozi mwagwana ko mukara ku Imana koko natwe tugiye gupfa kugira ngo dusengere nimupfa njisengesho nzabwe irinda riteye rizabazura nje mura ico nakubwira ni ukuvuga ngo ukuboko kubaga kuri gutanga kurusha umugisha ukuboko kubaga kuri kwakira wa mugabo watubare twigenda ibyo bintu kutubwira gusinzi ibintu sindi no kubyumva ahubwo baby sinkuzi wowe ntabwo tuzi kuri kudusaba sinzi ikintu kudusaba cyari cyo turetse tukigendera mwasayidira umugarago w'Imana tugusayidira iki muri mu biki bitujya Miki ari cyo kibazo mbese subiza ko mubaha ibintu byose mbwira mbikora neza kandi ku murongo none ari cyo kibazo akomeze kumubira tubuze Miki nimba uzi ko ari kosa wakoze ndagukubita Miki niki gikaza no gukora iki umaze kugira imyaka ingahe ku buryo utangira gukora amakosa nta ruhare ugize mu kujya kwikeka abi ni biki uzi sheri kumubona muri gushyira nanjye hari ikihe kibazo cyagihe ryari habaye ibiki utavuga we ku giti cyawe kuki ushaka kumbwira ko mutatinze Samaza uzi amafaranga y'abantu umva wihangane byibuze wenda mugafite mukanguza cyangwa se wenda mukanagama mwaba mukoze wihangane rwose natwe nta kuntu tumeze amafaranga atarenze 20 nta kuntu mumeze mu by'ukuri wifasha ukatureba ukuntu tumeze gutya urabona tuyafite mwarangiza ngo muri gukundana mukanahoberana umwe akinjira mu wundi mukanyatana wagira ngo ni za suma ko ziri kwimatanisha urukundo rwacu rujemo gute ahubwo si byo birakureba urukundo no kuguha amafaranga bihuriye yewe ntibikandebe nukuri ubuzima muri kunyura ahantu bafite resitora mukicara mukagiye nkoko mukanywa ko gafana muri kwicara muri kuvayo muri kuje akunda ukuntu uri gatumwe baby tumureke twigire ntuje kudutera umwako rebera ninjiji nayo baby n'igihungu c'ubwanwa naco cashikiye ni baby ba umva ntuvugira umukunzi nabi izuba rimaze kuba ryinshi cyane kwameze gusa niba mutashigikira umuntu uri mu mage muri gukundana ibyitwa iriheze ibintu biri kwisiritanaho nk'ibisekurume wera biri kubonaga amafaranga abandi ndagavanaye kuko ubu nanje hari umenya ntafite mu mutwe huzuye n'abantu batanze nuko basaba kane gukomeza no batanegera mwiranzira ugasanga bankinduriye mu nyene nsubirize iziyindi mwatetse ni mwatetse nari so kugikuzanira icyo cyakuye nta kindi kintu numvishe kiva mu kanwa kawe uretse kumbwira ngo bon appétit sohoka ukikuzanira icyo Miki ndakuramo n'ababyeyi ambwira iki sinya wamburuka bimwibwira umva okay Miki nta kindi kintu nshaka kumva ntararya ndashonje birenze ukuri kubitekereza maze iminsi 3 ntararya muri kunzana muri ibyo uraza kubimbwira ari ikindi kibazo byari kiri nyine urabona nsabi ushobora basi nurakare njye ndakare ntago ari njye wabikoze nuko mbona mushiki wanjye yanze kubikubwira byamunaniye ngiye kubikubwira gusa nyine nsabi uzi n'ikindi
narindi jambo nshaka kumva uretse bon appétit. Turi kugenda. Sohoka ujye kuzana ibiryo. Ndye. Cererega nsabi. Ntabwo nshaka kumva ibintu bya nsabi mu mpamagara zijya kugura fanta nta kintu nshaka kumva. Turi kugenda. Nshaka ibiryo rero. Uraje mu gihe uburyo kuzana ibiryo. Cererega ibintu byo turi kumva. Ndabakubita. Nanjye. Muzaniye imikino ahangaha. Sohoka ujye kuzana ibiryo. Mike. Cererega ntabwo uri kutwumva. Nta kintu nshaka kumva ibyo bintu byanyu muzamuraza kumbwira maze kurya mwe mu bimbwira sibyo? Ndiga ntabwo ari mikini nsabi. Nsabi se yakoze iki? Nsabi nyine yakoze. Kandi mwe mba mubimbwira ibibazo byiwe mubimbwira namaze kwirira ngewe. Ndiga ntabwo ari mikini nsabi. Ako nsabi iki ngiye cyo nshaka ni ibyo nabyo bijya byansabi mbishaka sibyo? Kumvika. Muri kumbwira n'ibiki? Mufashe. Kandi nizere ko yamenye yanyu nk'iyo nk'inkware mu mutayitetse. Tukumvikana? Mura. Zansana. Kwabirenganye. Mbiri cyuye neza. Chokomera rero. Sa. Biti. Ye. Bravo. Makuru. Watetse. Oh. Sabi twaye mu atarari. Ahubwo se. Muraho. Minze myinshi. Wimbaze nyuma maze. Sa. Ko se watetse. Reba. Misa. Pato. Anoze amakuru kidarifu. Makuru turaho. Umva nyine. Tukamanza tukiragiza uhoraho. Singisenje bifinda shuranje. Sanga use. Oyi, wenda mawuje yadufasha akatusengera akatuteka. Wo muri kwihuta. Makuzi. Muzutese. Maze iminsi ngugogera ariko kugufatisha byarabaye intambara kabisa. Erega nawe uzakunda aho n'ahari. Sha uzi ukuntu mba nakugogera ku izina ry'Imana. Uzi ko kazuba kunda kurenga ndahangaha. Urazi ko iyo uje ubigumyeza cyane abantu baca bamenye ko ugumuza hano. Shaka abazi baramvuga muri quartier bavuga ngo hari umuntu agumaza akunda. Guko mana yanjye. Umukobwa n'uwavuzwe reka. Je nabyo nkunda. Ariko ibaze buze nk'aya mahirwe buze numva iki akajwi kako ngako. Nimero ko ndatakuza hano ni bebeza. Ubwo ni kibebeza bwo numva ari sabi atari. Neje ndi bebeza. Jawapi na kuna bebeza. Okay, muri make. So wambwiye akazina kawe. Nawe just nakubwiye ko nitwa Peri. Nawe wacu byibagiye. Oh, Peri. Nyine urabizi nyine. Peri. Ikintu nashaka kukubwira tu. Nyine sinzi uko nabikubwira ariko ntumfate nabi. Gusa nuko njye nkunda kuvugisha ukuri tu. Ni bambwiye. Okay. Mwiza tu. Merci. Ya, urumva nyine kwihangana kubura muri quartier. Imyaka tuba tumaze muri quartier tutabona umukobwa mwiza. No kubise nk'ukwezi none umbona. Kwezi ni pfu n'ibyo byatazi. Ngiye ubundi mu cyumweru bibiri maze kukubonamo. Ukwezi sabwe n'ukwezi kose ni cyumweru bibiri mubonye ariko gusa umve. Nyine wabanje kurucaho sinabiha time. Ariko maze kubihatira mwese mbona ari ibintu bikomeye nyine numva bineka imbaraga zo gutuma naza kwicara ahangaha ngogere nyine banze menye n'akazina kawe tu. Oya nari nabikubwiye ariko nitwa Peri gusa nyine nzogaruke. Nikakuri kano kana nakantu gato just kari he anga ito nta kibazo rika ya kari he nta kibazo ni hano. Wow.
kigira amasoni bigira amasoni cyane sikomeze nkaye nanjye yiga primaire nuko nabaga ameze tu sana buri kumva ko ashonje tugasenga akarya turagushimira Imana tugushimira ko waduhaye amafunguro y'uyu munsi turasenze kugira ngo Yesu yatunganye adutungire imirimo adutungire ubugingo ndetse n'abatabibonye muri batunga bya buri munsi urakoze ko duhaye ibyo kurya by'uyu munsi izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen. Nibyo muri poza imbere yanjye by'imiceri ivaze n'imvano. Yewe data we winyana imbwa yaba yakoze ibiki Nzi ko matse ngo inkoko zihari by'imiceri ni baranavugaga ngo abasirikare bakundaga inkoko zimeze neza ku buryo ngo inkoko ngibaga yitatuye yisandaguje uno ari ukuntu ngo bazivangaga n'umuceri kubundi abasirikare bo ntari hari nk'abane twabanye nukaje kubona ukabona umusirikare burajya ukaje kubona ukabona umusirikare we niba bavuze bati ni inkoko bayibumbe yose yuzuye niba ari agatanyu batanyo niba ari ukuboko kubaga kuryosha ukwako niba ari iki we wirire no kunyamazinga ho aba ashaka kugira ngo nibikanga kuba zitari guhumura nanje ndi kugira impunza ni zahabu si ni korota zahabu ye inyama ni iki iyo turebe nana nkurebere nawe ndebere ingi yari amayero reka ngende mu nzu ntiyagira abantu bagomba duhagararanye ahubwo ni fresh kubera kumwe na boga de la saison urumva nyine n'abantu bakunda turi kumwe sinzi nyine ukuntu wowe byumva ariko ngende ndumva nta kibazo kirimo kabisa okay none se sinzi niba utaza kumbwira nabi gusa nyine nagatekerezo kubiseka sinugubiriki ntabwo nwenze nyine ikibazo muri make before yuko nkubwira kandi ngiye kubwira useka neza tu ngiye kubyumva mbere se oya ariko nyine ariko merci useka neza byataye ufite ukuntu gasutsi kagasa na lips zawe nyine wumva ari vibe uri kubura kuri muri quartier tu none kuba ndi kumwe nawe muri quartier nkutera story nza kuganiriza buri munsi nkubwira buri kandi kose nyine hari ukuntu umuntu ahita yumva nyine nzanda kwezi nimero nibwira yigusha urabanki node ntabwo muraguma mbona amagararanye nawe oya ikibazo byagutera nyine muhira ntabwo babikunda nabonye mama wawe yoroshye ibintu nta kibazo cy'ibyo babwe hano ngenda guca mu kigo kubera yuko kubeshya nyine banze ugende nyine oya ntabwo nagenda ntabwo nava of course n'abandi gucunga nimba winjiye mu nzu n'ikibazo okay uva kubwira ijambo rya nyuma mbere ko ngenda oya ndagenda nzobimbwire banerisoni okay gusa okay okay nta kibazo niyishasi niyingona cyane urukwavu rwakomeye cyane rukaba nk'uku nguku Pato iyi nyama ni iy'inzovu oya cyangwa
ku mabusheri bakaba basigaye barabaga abantu muri mirongo ni bande bahuye n'imibabaro cyane abantu biyo hepfo muri rimwe kubwo abazungu batari banazi no babaga bakomeye cyane ngo wasangaga ngo nakana ngo kibiro 5 ngo kikoreraga ijerekani y'amabido y'amacupa 20 fatira ku mugongo ndi kumva buvuye inyuma umanukiye nkaho hano hepfo ku maguna aho batereye urambuye hepfo ukagufa kahabaga niho byafatiye fata sha fatira ku mugongo nguvuyemo sa ngiye kubita ngiye kubita kurya amabere yose munsi kwa nyoko amaki mashirika wonse yose aho kuva ryari mutinyuka kungaburira amabuye mushaka musonere ni inyamaswa uretse n'umuntu irya amabuye ariko igitekerezo mfite kwaje ngo ubuvumbuzi bushasha kubera inzara yateye mu bantu abashinwa bakoze ubuvumbuzi barakomeza ngagamabuye twirwaga turikorera ngo nta kuntu umuntu yagajya kandi akabaho ngo rero maribo baraga ngaga yo kari kure pato no mubwire haniti sinongera gusubiramo naje ariko urebeye rimwe amazi uguze kakaba gari kureba gangana wabi